kwitegura neza ahubwo tugende twitabe sinzi ibyo agiye kutubwira twitabe se gitifu zisa turamusanga akunda kuba yaje zisaba ariyo tugiye kugenda ariko nubwo tugiye kugenda sindasobanukirwa neza ikintu cyatumye gitifu amururiza mu kagari ke wasanga ari bwa buraya bwawe wenda wafasha abana ku iki ariko nsanze warabafasha nta kintu twavugana nose kuki utavuze ko ari waba waragiye kunca inyuma cyangwa se ufite izindi dega mu mudugudu ye ntago naguca inyuma ngo bigeraho abagore b'iki gihe ndabazi ntago gitifu yagera ndamutse ayiwe sanze hari dega ufite muri uno mudugudu ahubwo turasererayo urahita utaha iwanyu turarwanirayo we nakubona ase ubundi ko mbona tugiye kugenda twikurikije ibibi maze tugenda wasanga ari n'ibyiza wasanga ariko simbyizeye nta kindi kikugira reka tugende wasanga ari ibintu byiza wenda ntawamenya ariko biduhiye kabisa se mada urankurikiza induru turaserera ubwo njyanywe no guserera nawe abo warongoye bure turara ese ntabwo ari hora muragiti muraho mwaramutse meze mutese amakuru yanyu amakuru ni meza umudugudu bimeze bite umudugudu biragenda nta kibazo twari tuje kumva mwari mwatubwiyeho hamwe n'abandi baraza ariko twebwe twaboneka bitewe n'impamvu runaka twari dufite mu rugo iki nicyo gihe twari tuzi kugira ngo tubwire ibyo mwari mwateguriye kutugezaho ko mumunsi ikintu twabahamagariye nubwo mwebwe mutazi rimwe n'abandi igihugu cyacu cyararebye kibona hari amafaranga akwiye gutangwa kuri buri muturage cyangwa kuri buri rugo ubwo ngubwo rero twagiye tuyaha abaturage batandukanye ayo mafaranga twararebye rero tuvuga ngo nayo gufasha buri muturage wahuye n'ingaruka za covid twari twabahamagaye rero abandi barayatwaye none rero twari twabahamagaye kugira ngo namwe rero muze tubaha amafaranga yanyu amafaranga yego muyaduhe amafaranga yego ni amafaranga 20,000 giti ni njyewe uyaha ahubwo ni njyewe bari buyahe nta nkoko kazibika isake ihari ni njyewe bari amafaranga kuko we ntacyo wenda kuyamarisha giti ndamenya n'umutima wanjye ko umugore ufite ijambo mu rugo rwe nawe ugice nk'umugabo muceceka aho ngaho mwese murimo muravugira hejuru murabona ko mfite amatwi 12 muragira ngo mbumvire rimwe ndimo ndababwira ngo buri we wese navuge nundi avuge bumva mfite amatwi angahe kugira ngo mbumvire mwese rimwe yunguye ko ugiye kwita amafaranga uzi kuyamuha uyunguye ni nko kuyaterera inkoko niyenda guhaha mu rugo ntacyo yenda gukora ahubwo ni uguhita ajya ku kabari kunywa inzoga akazagaruka yayamaze kubera iki nta kintu ayamarisha dore yirirwa byuka usibye kwitwa ngo umuntu yarashatse ariko ninjye utunze urugo umuhaye ayo mafaranga waba uhemutse wenda ubaze n'abaturage duturanye bose barabizi giti yaje kundeka cyangwa ndi inkoko ahangaha ntabwo turi mu rubanza ahangaha hoya cyangwa ndumva ibintu byanyu nazi ibintu murimo rwose kuko ndabona mwebwe ubwanyu ntabwo murimo murabasha kumvikana ntabwo mwajenda ubundi icyo gihe narabahamagaye mwakaye mwaje murimo bavuga ngo amafaranga turi buyakoze iki ngiki tugura ibi ngibi duhahira abana turihira abana ishuri ibintu nk'ibyo ngibyo none mwebwe icyo mushaka murimo ngo murajyana mu ndaya mu nzoga nta nubwo mutekereza no kubana nuko uzi ko nyine uzarinkore muceceka aho ngaho muceceka isano ryarananiye icara hasi cyane cyanzane umutekano akunsore murabona aha ngaha waje gukina ndi iwanyu uyu nguyu ntabwo umuzi uyu
araje gutererwa serera kandi ntacyo ateze kugira ni umuterezi wa rwaserera yewe si wamenyera nakura yo bucura yewe ntabwo wamenyera nakikura yo bucura yanjye nkakwereka hanga ntabwo ariho baza gushorera inamba nawe bwaramukunze niyo nazanakurongora ndagiye umva uzatuza nagenda ariko icara hasi tuvugane nagende mu yambi icari hasi tuvugane ibero byawe mwebwe amafaranga ngiye ku igihugu cyateguye cyo guha buri rugo kugira ngo rukemure utubazo mu bibazo byose bahuye n'ingaruka za covid none mwebwe ndashaka ko mubyumvikana amafaranga 20,000 ndabibaha gute urayama tuze gato abana nyine urayama n'ubundi nsanzwe mbahahira giti ayo ushaka nayo inzoga ibyo wirirwa ugurisha mu rugo binywera turabizi ni njyewe niyo wabaza n'abantu bose rero uyu ntajya yitabira n'inama usanga ari ngiye mu nama uburiyo imiganda n'injye uyikora nkaho ntashatse ubwo se uri umugabo mu rugo cyangwa se ni njye mugore mu rugo yewe ndi umugabo ahubwo nteye n'ubwoba sinjye byose umva reka mbanze mbabwire ndabona kumvikana byabananiye numva amafaranga mutakiyashaka tundutse mu gitondo tutaje ngo ugire icyo utubwira none se reka mbanze byabananiye kumvikana muragira ngo nzane bandi babumvire yamariko yamubundi giti nayo wamuha impamvu adashaka kuyama ni ukugira ngo ampombye kubera ko n'ubundi yamenyereye ko ibintu byose mbyishakaho ntacyo giti nemeye kuba insina ngufi mu rugo rwanjye tuza gatoya mbanze mubaze ibibazo bikeya ngiye kubabaza reka mbanze mbabaze ninde uhaha ni njyewe ninde ushaka ibyo guteka ni njyewe ninde ujya kuvoma aha byose se si ibyanjye umugabo se ko numva nta na kimwe ibye ni ugukaraba akisiga ninde ujya guhinga se none ahingira iki se ko wajyanga abana nabakuye mu rugo none se mugabo reka mbanze mubaze ufashe iki umugore wawe bwanjye no gushaka ubuzima nyine umufasha kurya nabyo yose njye nakoze nyine ukora iki ndakorera amafaranga nkaza amafaranga rero nayo njya mbona na wisi barabizi w'umudugudu arabizi uyu yirirwa mu manza okay witwa Mwihajya nitwira dukunda giti uyamuhaye ndamutsinda mu nzira nawe yatwara nawe yatwara warandembeje okay iradukunda Patient ngura musinda mu muhanda ariko mujye munabikurikirana muyobozi ariko wenda zirimo amakimbirane arivugiye ngo arantsinda mu nzira izibikumbiki murumva ko ntaho nyine urumva ni ukuvuga ko ntaho urakina n'amategeko ntabwo n'amategeko nibuse ko ishinzwe gutwara abantu urivugiye ngo urantsinda oya umenye ko nawe rero urimo urahohotera umugore wanjye umugore wawe urabona se nabyo madana byemeye ariko urama nka 5 by'agacupa mwa 5 se kugira ngo ugurire abana isabune ntugire n'igiciro cy'umuha kandi umenye ko n'inka zitagize ikubitwa ntabwo zigikubitwa nagukozeho igiti nanagutuka noneho ugaruka ngana ndaza kwereka ukuntu ugakeneye 30 giti musigaye mudusuzuguza abagore mu ngo nta n'ikintu mbona bikitwa mugera kubazaga ibintu ugiye gukora hari na kimwe ugeze unsubiza bya amafaranga ngomba kunasubiza ngo yashatse agashyira aho ngaho umugore aratekererezwa ntatekereza nzajya nirirwa nshakisha Patient ahawe 20,000 umugore aratekererezwa ntatekereza akomeza no kuvuga ahubwo n'umuntu ntukansuzuguza umugore noneho ubu ngubu wambwira nimero yawe ya telefone utanga iyanjye ntabwo yawe se ngo yamarishe 0,8 yawibeshe ni kabiri wa mugabo ndumva ukeneye kuba wajyanwa mageragere kandi giti ndabona nawe ari cyo umugore wanjye ngira ngo bomba amafaranga kandi mari nk'umugabo mbere kuko amafaranga ariko amazi babanze bamwumvikire mageragere oya ndagiye murabe umusigara mudara niba mutware okay ndabwira nimero zawe 0,8 yego 43 8 karindwi
bose muraba mukoze n'ukuri amafaranga nayohereje reba nimba message wayibonye giti urakoze cyane n'ukuri naho ubundi ni ugukurikirana n'abatari mu bantu tugiye kuvivura nawe urimo okay nta kibazo murakoze cyane n'ukuri Imana ariko uriya mugabo wakwiye kuzajyana ahubwo reka ngende none haranyica nagira ikintu gukora uze kumbwira muraba mwumva ibyanjye yaranyobeye